Amahoro y'Imana abane n'umuntu wese ukurikiye Muranga TV mu kanya nk'aka ngaka, aho tugiye kurebera hamwe iyi application muri kubona muri sikirini ya taburo. Muri sikirini ya taburo murabonamo ya application tumaze iminsi dukoresha kuri interineti bita Hatuneri Plus. Iyi Hatuneri Plus rero nk'uko tumaze kubimenyera tuzi ko itanga interineti y'ubuntu, ariko kugira ngo uyikoreshe bisaba amasetapu cyangwa se setingi, aho ugenda ukayihuza n'amakorodone aba ari aya ngombwa kugira ngo iguhe ya interineti. Ntabwo ari ya application urashyira muri telefone ngo ihite iguhereza interineti gutyo uko ubishaka, ahubwo wowe uba ugomba kumenya uko bari kubikora kugira ngo ya interineti ize kuba yakora neza. Abenshi murayifite Hatuneri Plus, abenshi murayifite, gusa n'abatayifite application mvuga ni iyi ngiyi. N'abatayifite bajya muri Play Store bakandikamo Hatuneri Plus, bamara kwandikamo bakaza bakayifungura bagatangira kuyikoresha. Uko ikora rero nta kundi, turaza tuyifungure. Nimara gufunguka, twari tumenyeye ko dushyiramo ibingibi ngo ni wawa, puwe MTN, puweko, puwegwa, puwecom. Ibingibi barabihinduye, ibi ntabwo turongera kubishyiramo. Muzi ko nanone twigeze dushyiramo ni Nyampinga, ibyo barabihindura. N'ibindi nabyo nuko byagenda kose bazabihindura, ariko nibabihindura icyangombwa nuko tujya muri Telegram y'iyi application. Uzi ko iyo ukiyidownloadinga bakubwira kuba wabajoyininga kuri Telegram. Iyo wajoyininze kuri Telegram ugenda umenya ama website wagenda ushyiramo hano ukabona interineti. Mukurikire rero, tugiye gutangira kuyikoresha. Urayidownloadinze, niba umaze kuyidownloadinga uraza uze kuri ya makorodone yacu. Ubwo tugiye kubigenza dute? Aha dushobora kuza tugashyiramo icyo dushaka. Hano urabona ngo random saver. Iyo uvuze random saver ni uvuga ngo ni nyine uvuga ngo nta hantu uba uzi ngo ndafata aha ngaha, ahubwo ubikora randomly igafatayo aho yishakiye. Iyi rero ntabwo ariyo turi bushyiremo, turashyiramo United States. Nitumara gushyiramo United States igendera kuri poti ya 80. Aha naho turahahindura. Aha turahahindura dushyiremo iyi poti. Nitumara kuyishyiramo turamanuka tuze hano kuri custom. Turabona ko hafunguye custom setup. Aha ntacyo turakora kuko harafunguye, ariko nawe nubona hatameze gutya, hari abantu bavuga ngo ntabwo bari kubibona. Nugeramo nuba aka karamvangiye ntabwo nshaka ko kazamo. Kuri custom ugomba kuhagera uko nguko hakaba hafunguye ku bantu bashyashya. Ku basanzwe bo barabizi uko biba bimeze. Noneho kaza hano kuri custom host header turakandaho hafunguke. Nidusanga hafunguye, reka wenda tugende agapuwe ku gapuwe. Iriya direct connection internet ni igihe ugeze ahantu hari wireless ariko utazi password, ushobora gukanda hariya ukakonegitayo igahita ikabuta ya wireless iri aho hafi, ukaba wayikoresha nta byo kuvuga ngo password. Iyi custom payload hano ni igihe
ni ubwoko bwo kuba wakwishyura ino interineti ukayikoresha, nubwo twe tuzikoresha ku buntu ariko abandi barazishyura. Tekereza niba weho wishyuye wenda ntabwo yaba angana nayo wishyura kuri MTN cyangwa kuri Airtel cyangwa se kuri Mango, aba ari makeya ugereranyije n'ay'izo sosiyete mvuze. Noneho ukaza hano kuri custom host header, iyi niyo twari tumaze iminsi dukoresha cyane. Ni hahandi uba ushaka, uba ugomba gushyiramo amahost. Ibyo rero ntabwo ni bya bindi turi kugenda dushyiramo ngo za MTN za Nyampinga bakabihindagura. Turaza noneho kuri iya kabiri ngo custom CNA SRS, niho turi buze. Iyi ngiyi ni hahandi ujya muri ya groupe ya Telegram navuze yabo, ukaba wavanamo website ushaka, ukaza ukayishyiramo, wamara kuyishyiramo ugakonegita kuri internet yawe bigakora neza. Mukurikire etape par etape. Ni ukuvuga ngo kugeza ahangaha buri wese yabikora. Ibi rero turaza tubisibemo, turaza dusibemo ibi ngibi birimo. Niturangiza twandikemo puwe play Gorilla Games, dushyireho akadomo, dushyireho com. Iyo ibi birangiye uza hano hasi ngo preserve CNA nk'uko hari ejo twabibonye, ukabivivura. Avuga ngo user vim host, ukabivivura. Iyo ibi birangiye urabona hano bino bijemo, buriya iriya site blogstar.net niyo turi gukoreraho. Aha rero turasevinga, turakanda save. Tumara gukanda save turakanda start. Turakanda start dutegereze. Turategereza birakunda. Turategereza habize. Dore ikosa nakoze, ni ukuvuga ngo hano harimo akantu nashyizemo katari ngombwa. Aya mapibulisite mugomba kujya muyihanganira. Ni ukuvuga ngo hano urabona ko ntari nabikoze neza. Aha hagomba kubamo com. Iyo itarimo yo zino interinete, murabona ko agakosa gatoya ukoze gatuma ibintu byose byanga. Niyo mpamvu ugomba gukurikira akantu ku kandi, ukareba niba uko byerekanywe mw'ino video ariko wabikoze, ukabona kuvuga ngo interinete ntiri gukora. Murabona hariya nari nanditsemo CM kandi ngomba kwandikamo com, mubonye ko byari byanze burundu. Reka noneho twongere urebe. Ngomba kubikora neza birakunda.
muraza kwihangana murabona ikosa n'irindi nakoze, hariya iriya simukadi irimo ndi kubikonegita kuri mango kandi bigomba kuba bikonegise kuri MTN ya 3G. Ubwo ndazamo hano banze mpindure simukadi bishyire kuri simukadi ya mbere, murabona ko hahise hajyaho MTN. Noneho nze hano, iyi ngiyi ntabwo ikoresha 4G ya MTN, ikoresha 3G. Ubwo ndazamo hano muri simukadi n'ubundi, harimo abantu benshi baba babaza ngo mbese ko bitari biri kwanga, ndabona harimo 3G n'ubundi, ariko reka tumbereke n'ubundi aho wanyura ukazihinduranya. Urabona ahangaha handitse urabona hano hariya nerekanaga ntihari uhindura amasimukadi. Iyo umaze kuzihindura rero biragira, iyo hajemo no mu mapibulisite murabizi ko iba yatangiye gukora. Ubwo turaza simukadi twazihinduye, murabona nashyizeho 3G ya MTN, impamvu byangagaye hariho mango ya MTN. Noneho tugiye gukanda start. Murabona interinete yacu itangiye gukora, iyo bino bije iba yatangiye gukora. Ngira ngo ubwo shanjoma zose zabaye murazibonye, nihagira n'izindi ziza tuba tugomba kugenda tuzikurikirana tukamenya ngo ni ibiki byahindutse, tukabikora uko bimeze. Ariko icyiza nawe niba ushaka kugira ngo ubimenye neza, ni uko wajya muri Telegram yabo. Urabona downloading application, bagusaba kujya muri application yabo. Wajyamo rero ukajya urareba ibyo bakora ni ibiki, byahindutse ni ibihe, ubundi ukabikora atari ngombwa kwiga urashakisha hirya no hino. Sawa, umunsi mwiza.